Imana bari nawe buriya amahoro base nawe witeka abagenda imbere bibe amahoro. kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose nibwo imperuka izahera kwize. Mateyo 24:14 ni amagambo Yesu Kristo yavuze ubwo yavugaga iby'ibimenyetso bizaranga iminsi y'imperuka, ndetse iki ni cyo kimenyetso cya nyuma giheruka ibindi. Ngiyi impamvu y'izi nkuru ndi kubagezaho muri iyi minsi zigendanye no kwimuka kw'abapasitoro. Nanone turi igitwe, ni umusozi watangireho ubutumwa bwiza butwawe n'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na bimwe mu bihugu bidukikije. Na n'ubu ntibitangaje kubona Gitwe icyohereza abagabura, ababwiriza n'amakorali mu bice bitandukanye bajyana ubutumwa bwiza hirya no hino, nk'uko Kristo yatanze iyi nshingano dusanga muri Matayo 28:18-20, aho agira ati: nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ubu ni ubutumwa bw'umwihariko bwahawe Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, nk'uko tubibona mu Byahishuwe igice 14 guhera ku murongo wa 6 gukomeza. Nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye rwose. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Kandi barakomeza bati: iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, nizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Nanone bagatanga umuburo bati: umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzahura n'akaga gakomeye cyane ubwo isi izaba irangiye. Nyamuneka guhitamo Imana ni ubu. Mu minsi 3 gusa hano ku musozi wa Gitwe tubonye abapasitoro 2 bafata ibintu byabo bakabipakira imodoka ndetse n'imiryango bakagenda bakerekeza mu bindi bice. Reka tubibutse ko kuwa mbere tariki ya 12 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026 Pastor François yahagurutse i Gitwe yerekeza i Musambira. Haciyemo umunsi umwe gusa turabona Pastor Jerome nawe ahagurutse yerekeje mu ntara y'ivugabutumwa ya Kirwa. Ariko nk'uko mwabibonye i Gitwe ntitwasigaye nk'imfubyi, kuko abayobozi bakuru batwohereje Pastor Charles kugira ngo dukomeze dufatane amaboko dusigasire indangagaciro zatangiriye kuri uyu musozi w'umugisha. Wowe uri kure utaragera i Gitwe cyangwa se ukaba uhaheruka kera, uzatemberera i Gitwe. I Gitwe hari ibyiza byinshi, ndetse niba ubona aya ni amapera, umwihariko kuri uyu musozi. Pastor Mugwiza Jerome naha yari asanzwe atuye. Hari ibihingwa bitandukanye bikunze kuboneka kuri uyu musozi wa Gitwe, harimo n'amapera nk'uko mubireba. Njye nkihagera nabanje kumva icyanga cyayo neza, ubundi izindi gahunda zikurikiraho. Pastor Jerome akunda Imana umuremyi wa byose. Hano i Gitwe tumuziho gufasha abizera mu materaniro atandukanye, nk'uko muri ubu bikurikirane mu kiganiro kigufi twagiranye na bamwe mu bizera bari bahari. Niyo mpamvu mu gihe twari dutegereje ko imodoka ihagera, abapasitoro bari bahari n'abakuru b'itorero bakoze gahunda yo gusabira uyu muryango n'ivugabutumwa muri rusange, ubundi izindi gahunda zikurikiraho. Ni kuri uyu wa 3 w'Isabato tariki ya 14 z'ukwa 4 2026 iwe aho yari asanzwe atuye munsi gato y'urusengero rw'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi rwa Nyamirembe hano i Gitwe, aho twe dutegereje ko imodoka ihinguka ije kumwimura. Nuko isaa 4 zuzuye tubona imodoka irahingutse. Zaburi ya 73:28 hari amagambo agira ati: ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jye, Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo nabamaze imirimo wakoze yose. Aya ni amagambo Pastor Mugwiza Jerome yibanzeho cyane ku mugoroba wo kuwa 6 tariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2026 muri gahunda yo gutangiza isabato i Nyamirembe hano i Gitwe. ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jye, Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo wakoze yose. Mbese uwo ni umugambi wawe nawe? Yego tubasha kugira inshuti ni umugambi wawe, ariko se indeba mu mutima isanga koko nanjye ari umugambi wanjye? Uwo munyazora bavuga, ariko jyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri jye, Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo yakoze yose. Ufata icyemezo nk'icyo ireba mu mutima ngo imuri iruhande
biramufasha nubwo yahura n'ibibazo bingana ibi ruhande. Yasabye abizera ko buri wese ibi yabikura mu bwinshi akabifata nk'uko umunyezaburi yabivuze mu buke abyerekezaho, kuko buri mwizera wese uri aha ngaha niwe munyezaburi w'uyu munsi. Kwegera Imana biruseho akwiye kubigira umuco, guhungira ku mwami w'iteka akabigira umuco. Ibi bituma uyu muntu abona imirimo itangaza y'Uwiteka kandi akanezezwa no kuyamamaza ayibwira abandi, kugira ngo nabo babashe kubona ubuhungiro nyakuri, kuko si abo kurimbuka. Iyi ngingo ikubiyemo ibyigisho byinshi cyane, ariko niyo yitwa ivugabutumwa. Icyo wamenye cyakugirira umumaro ukazabona ubugingo buhoraho, usabwa kukimenyesha abandi muri ubu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere, igisha, ni ukwigisha batabizi. Uburyo bwa kabiri, bwiriza, ni ukubwiriza abasanzwe babizi ubibutsa. Ngiyi inshingano buri mwizera wese w'umudivantiste w'umunsi wa karindwi afite mu isi. Iyi nshingano niyo itumye Pastor Mugwiza Jerome n'umuryango we bapakira ibikoresho bafite mu modoka, bahaguruka Nigitwe berekeza mu ntara y'ivugabutumwa ya Kirwa. Twese dukunda cyane kandi cyane ukuri mu ijuru turagushimye, kuko uri Imana nziza kandi Imana ikiranuka. Guhera kare mu gitondo twari dutegereje iyi modoka ije kwimura umugaragu wawe kugira ngo ajye mu nshingano wamuhamagariye. Turagushimira yuko wayiyoboye ikagera hano amahoro. Iyo ntimaze kugera mu modoka, umugaragu we n'umuryango we biteguye guhaguruka kugira ngo bajye aho bahamagariye muri kariya gace. Data, turabakuragije. Bahamagaye muri iki gihe nk'iki, tubari mu biganza byawe kugira ngo uzabane nabo, uzabahe uruhanga rwiza, uzabahe ukuboko kwiza, uzabahe imvugo nziza, uzabohereho ikimenyetso cyawe, ubuze umwuka wawe, kugira ngo Data umurimo wahamagariwe nugenda neza bagukiriza benshi, bagatuma bari mu mwijima babona umucyo. Dushima izina ryawe, uzabahere ubuzima bwiza, kugira ngo Data bajye bagendana nawe binjira cyangwa basohoka. Inzu bazinjiramo mw'ayo Mana bagiye gusura, bajye binjira n'abamarayika bo mu ijuru. Kandi uyu mugaragu azajya ku ruhimbi agiye kugabura ijambo ry'ubugingo ku bizera mutegereje, ujye uvugira muri we kugira ngo urikize benshi. Iyi modoka rero uyibere umushoferi, fata amaboko y'umushoferi uyitwaye, nibagerayo amahoro hagaruka amahoro, nabyo turabigushimira. Natwe turabasaba gukomeza kubana natwe, ubuntu bubane natwe, ibyo ushaka bitugirwe by'iteka ryose. Turabigushimiye Data, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Imana bari nawe, uri amahoro, base nawe Uwiteka abagenda imbere. Ndavuga isoko nziza y'ubu butumwa bwagiye bukura vuba bukwira mu gihugu, burakomeza n'ahadukikije. Abantu bose bihebye nta byiringiro babona agakiza, baramwenyura. Nushaka kwanduza iyo soko uzica benshi, nakugira inama ibungabunge. Muramenye iyo soko ntikame, mukawe rube hafi ntikame, Mana we ntikame, ntikame. Muramenye iyo soko ntikame, mukawe rube hafi. Ni umwe mu badiyakonikazi hano ku itorero ry'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi i Nyamirembe, aho Pastor Mugwiza Jerome yari atuye kandi yadufashaga muri byinshi. Mbese ni ubuhe butumwa mwagenera
abizera baho Pastor Mugwiza Jerome yerekeye? ubutumwa twabagenera ni ukugira ngo ahagiye naho bajye bamutega amatwi bumve impanuro n'ubutumwa bwiza azajya abigisha kuko burafasha kandi bukiza imitima y'abantu benshi. Murakoze cyane, reka tubashimire. Turi kumwe rero n'umudiyakoni mukuru hano kuri iri torero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi rya Nyamirembe. Uyu mudiyakoni mukuru ni umuntu witanga cyane, yagize uruhare cyane rukomeye mu myiteguro y'iki gikorwa. Murabizi ko ejo bundi Pastor François yarimo yimuka ava hano ndetse asimburwa na Pastor Charles. Mwatangira mwibwira abadukurikiye. Murakoze, nitwa Twagirayesu Gerard, nkuko mubivuze nkaba umwizera hano muri torero ryacu rya Nyamirembe, nkaba nkuriye n'icyiciro cy'abadiyakoni hano mu torero ryacu rya Nyamirembe. Uyu musozi duhagazeho ni umusozi wahawe umugisha, umusozi watangiriyeho ubutumwa bwiza muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse busakara hirya no hino. Mwiyumva mute iyo mubona aba bana bakomoka kuri uyu musozi bajyana ubutumwa hirya no hino, iyo mubihuje n'inshingano Kristo yatanze? Ubundi umunyarwanda we niwe wavuze ngo wambaye ikirezi ntamenye ko kera. Hano dufite umugisha n'amahirwe atangaje kuba dutuye kuri umusozi wa Gitwe ubutumwa bwatangiriye. Uyu munsi wa none tukaba tubona n'abana bahavukiye baharerera bajya mu murimo hirya no hino. Ibyo bintu biratunezeza cyane. Noneho ikigaragara kinadushimisha nuko n'uyu munsi wa none ubwo butumwa n'uyu munsi wa none burahavugirwa kandi bugatanga n'umusaruro nk'uko bigaragara, amaso arabaha n'abandi bose bahagana. Mu gusoza, ni ubuhe butumwa mwagenera abayizera bo mu ntara y'ivugabutumwa ya Kirwa aho agiye? Navuga nti yewe ku rundi ruhande uyu mupasitoro babonye ni amahirwe bagize. Pastor Mugwiza Jerome ni umuntu witanga, ni umuntu utagira ubute, ni umuntu uzi no kwihanganira byose mu mibereho ya buri munsi no mu mibereho yo mu buryo bw'ibyamwuka, kuko bagize amahirwe cyane atangaje, kuko ibyo bintu byose arabikunda. Babonye umuyobozi bagiye kubana nabo w'intwari. Reka tubashimire kubw'uyu mwanya mwiza mutanze kugira ngo mubashe gusangiza abari hirya no hino aya makuru ku bigendanye n'iki gikorwa twarimo. Uwiteka akomeze abakuriza impano, kandi ikiruta byose hamwe n'abaduteze amatwi mwese tuzabane mu bwami bwo mu ijuru, mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Nikame